Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba, amahoro y'Imana abane nawe, ubuntu bw'Imana bukugote. Ndagira ngo nkwibutse ko nta kintu gikomeye muri ubu buzima ko guhura Imana. Hari indirimbo ya 90 mu ndirimbo zo mu gakiza ivuga ngo Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Ariko araho yavuze ngo mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba ndetse n'amaganya, byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Wumva ukuntu muri imbye yavuze kubaho adafite Imana. Ntabwo yavuze kubaho adafite amafaranga, ntiyavuze kubaho adafite abantu. Kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byatuma mpfa vuba. Ubwo bihuze nuko Mose nawe yigeze abwira Imana ngo Mana urimo umbwira ngo ngende njyana abantu ngo mu gihugu cy'amasezerano ariko ntumbwire untumanye. Kandi yavuze ijambo rikomeye. Mose yabwiye Imana ngo nutajyana natwe ntudukure ino. Ni nko kuvuga ngo ibindi se uduha ni ibiki. Imana amubwira ati nzaguha marayika wanjye kujya imbere. Mose avuga ati reka ntabwo nzagera na marayika wawe, nutemera kujyana natwe ntudukure ino. Yari azi icyo bivuze kugira Imana, gutunga Imana. Kino gihe rero turimo ni igihe abantu cyangwa isi ishuka abantu ikababwira ko Imana idakenewe, ko nta n'impamvu nta nicyo bayishakaho. Uyu muntu akabwira abantu ati uramutse ufite amashuri, ufite inshuti, ufite abantu bakomeye bakuri hafi, wagira amahoro. Ariko hari igihe tuya twifuza kubana n'abantu bakomeye kandi nabo boroshye bafite ubwoba, ise babona nk'abakomeye ariko ari abanyabwoba. Uyu muririmbyi yahita yivugira ati kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, sibengeza no mu rupfu vuba. Ndashaka no kukubwira ko Imana iyo uyifite uba ufite ibintu byose igira. Iyo usomye mu gitabo cya 2 cy'Ingoma ibice 7 umurongo wa 14 haravuga ngo maze abantu bitirwa izina ryanjye. Urumva ni abantu bitirwa izina ryanjye. Abo bantu nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Urumva iryo jambo ukuntu ringana, nzabumva abantu bitirirwa izina ryanjye. Urumva ko bishatse kuvuga ko abantu Imana ishaka ari abantu bayo bayisenga, baziranye nayo. Ibwira ngo mwebwe tuziranye nimuramuka munshakanye umutima wose, hanyuma mukanshaka ntimuzambura, nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Uguze igihugu, igihugu bivuze iki? Igihugu gukiza igihugu. Igikiza iki? Igihugu kigira ikihe kibazo? Urabona ko abantu bazi Imana bari mu mwenda w'igihugu barimo, bari mu mwenda wo kuzana ibyiza. Ubu uruzi ko dushobora no kwemera ko ibi biri kuba mu isi biterwa n'abantu bitirirwa izina ry'Uwiteka. Abantu bitirirwa izina ryanjye nibaca bugufi bagashaka mu maso hanjye. Ese mu maso y'Imana ni hehe? Bese tugahuza amaso, ujya mu maso waravuga, mukamenya icyo ntekereza, mukamenya icyo nshaka, mugahuza nanjye, mukavuga rumwe nanjye, mukareka ingeso zanyu mbi, nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Bigaragara ko iri jambo ni ukuri, byavuzwe n'Imana izabikora. Ntabwo inyandiko ari inyandiko gusa yitwa inyandiko, ahubwo Imana izakora ibyo. Nivuze ngo abantu bitirirwa izina ryanjye nibaca bugufi bagashaka mu maso hanjye, nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Urimo ubona ko turi igisubizo iyo tubashije kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwacu. Uyu mwanya rero nahingeza kubwire ngo ushobora kuba igisubizo cy'umuryango wawe, ushobora kuba igisubizo cy'akazi wirirwamo, ushobora kuba igisubizo cy'urugendo ugiye kugenda. Yaba twimenyaga, ikibazo no kututisobanukiwe. Tumenye uburenganzira bwacu Imana iduha, tumenye n'amasezerano Imana yaduhaye. Kandi ibi byose dusabwa hano nta mafaranga bidusaba.
abantu bitirwa izina ryanjye niba guca bugufi gusaba iki? Gushaka amaso y'Imana ni aya mafaranga bigusaba? Kureka ingeso zacu mbi bidusaba iki? Kankubwire, nitwe igisubizo, nitweke ikibazo ni natwe igisubizo. Reka rero wihereho urebe ibyawe byangirika, ukore iby'Imana igusabye, ubundi uzabona gutabarwa kwawe kuvuye ku Uwiteka Imana ishobora byose. Imana iguhe umugisha bikubere uko wizeye.